tiwohaguruka mu iteraniro ry'abakozi b'Imana bangana gutya ngo numara uhaguruka uvuge ngo iby'Imana yankoreye ngo sinobasha kubibabwira ngo none icyo mbasabye ngo mukomere Imana amashyi bazakwihorera bazabakureka se kujya bavuze nakavuga abaturindagije nuguta igihe n'umwanya ubundi ni mwumva rino jambo gushima Imana. Dawudi yashimaga Imana yaruha akazayibwira amarangamutima ye ngo kubera ko Imana ngo itazihishwa abantu ibizi biri mu mitima. Nimba ufite habe n'umwanzi wawe abantu ukabagira abanzi kandi bagira abanzi b'abantu ariko Satani yakoresheje uwo muntu nimba umufite kumubwira Imana mu izina tibiteye isoni kuko Imana irabizi ko n'umuntu wayimutekereza ariko nuja ku musozi gusenga wenyine mu butayu uza umuvuga mu izina wamurega ku Mana ngo izinezezwa nuko tubivuga kuko itazihishwe mu mutima ariko mu iteraniro ry'abantu tukavuga uwo muntu uzaba ugaragaje ubwenge buke. Reka tuganire ijambo baduhaye ry'igiterane riri muri Yesaya ibice 60 umurongo wa mbere n'uwa kabiri mudufashe gusoma kugira ngo tuze kuganira. Ariko intego y'igiterane batubwiye ko ari ububyutse ariko bifashishije uriya murongo wo muri kiriya gitabo. Wahabonye rero naze kudufasha gusoma kugira ngo tuze kuganira. Ibice 60 umurongo wa mbere n'uwa kabiri haravuze ngo byuka urabagirane kuko umuco wawe uje. Byuka urabagirane kuko umuco wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, aho umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga. Ariko Uwiteka azakurasira, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Amen. Amen. Iri jambo ni ryiza cyane. Nubwo umwijima ushobora kubudika, nubwo washobora kuba ibibazo bikomeye, ariko ubwiza bw'Uwiteka buzaturasira butugereho tube mu mbaraga z'ububyutse. Haleluya. Haleluya. Tumuzamura amaboko Yesu w'i Nazareti. Ahimbazwe Yesu. Reka tubakire mu ncamake twihuse cyane. Twaganiriye hejuru y'ububyutse tuvuga ko abantu hafi ya bose bifuza kuzuka. Abantu hafi ya bose bifuza kuba abanyembaraga. Kandi abantu hafi ya bose bifuza gukoreshwa ibitangaza n'Imana. Ariko tuza gusanga nubwo abantu babyifuza ntabwo bemera gukurikiza ibisabwa kugira ngo bagere muri izo mbaraga. Ariko babyifuza bagakora ibisabwa tanga bikunda nubwo umwijima wobudika bazabagera mu mbaraga. Tuvuga ko ijambo rya mbere rituma abantu baganisha kugera mu bubyutse ari ukumva amakuru y'ubutumwa bwiza. Iyo abantu bafite amakuru ahagije, nimumfashe gato kigira inyuma. Iyo abantu bafite amakuru ahagije y'ubutumwa bwiza, iyo ni intambwe ya mbere iganisha abantu kugera mu bubyutse. Esaya yarabihanuye, yavuze amakuru akomeye cyane, amakuru y'agakiza. Arabihanura mu gice cya 43 n'umurongo wa 18 aravuga ngo ibizakera timubyibuke kandi ngo ibyashize
mwe kuzitaho ngo ngiye gukora ikintu gisha kizaduka mukibone. Ni amakuru y'ububyutse yaragiye kuvuga ko Yesu azaza. Nubwo abantu bagize igihe barindagiye, nubwo abantu bagize igihe mu bibazo, nubwo abantu bagize igihe bagerageza gukora ibintu zagera mu nzira bigapfa, babakozi b'Imana bose bakera bagiye bagerageza gukora, baza bagera ahantu ibintu bigapfa bigasa n'ibikwamye. Hari hategerejwe umuntu umwe, hari hategerejwe umuntu ufite agakiza k'abantu. Ni Yesu w'i Nazareti. Ni we Yesaya hano yaravuga ngo umuco w'Uwiteka uzakumurikira, uzakurasira. Ni Yesu Kristo yaravuze. Tuvuga ko kugira amakuru biza bikuganisha mu bubyutse. Twatanze ingeri z'abantu batandukanye barimo Barutimayo amaze kumva amakuru y'umwami Yesu, ngo agira inyota cyane ngo yo gutabagwa na Yesu. Yaramufite amakuru ahagije. Na Zakayo yumvishe ibya Yesu ngo umutima we wifuza ko agakiza kotahiwe. Nataniyeli yumva amakuru y'umwami Yesu, ngo yifuza nawe kumubona, kubera ko Filipo yari yamubwiye ku makuru ya Yesu, nubwo nawe yarayazi, yarabizi mu byahanuwe. Habe n'ujya mugore w'Umusamariyakazi yari afite amakuru azi, ariko ahuye na Yesu baganiriye, ngo aza kwibuka ngo akurikije amakuru afite, aravuga ngo ni ukuri nahuye na wa muhanuzi wahanuwe. Nta makuru tacokogwa. Ahabwe icyubahiro Yesu. Tuvuga intambwe ya kabiri, ko ari intambwe yo gusanga agakiza, yo gusanga Yesu. Abagize amakuru ahagije y'umwami Yesu bateye intambwe bagana aho Yesu ari. Yesu yabwiye abantu, arababwira ngo abarushe n'abaremererewe ngo nimuze munsange naje ndabaruhura. Aza kuvuga n'ijambo rikomeye cyane abantu baza bavuga bitandukanye nuko Yesu yavuze. Baza bavuga ngo umurimo w'Imana uragoye. Nta murimo w'Imana ugoye. Umurimo w'Imana ntugoye. Yaravuze ngo umutwaro we uroroshe. Ni abantu baza baremereza ibintu bakabikomeza kubera kugira amatwi mabi. Abanyakenya nibo baza bavuga ngo ni bakicwa ngumu. Iyo bavuze ngo uno muntu ni kicwa ngumu, abafite ibitekerezo bigoye. Imana yabwiye Kayini, iramubwira ngo se nukora ibyiza wowe ntuzemegwa. Reka kugira ishari rya Abeli. Abeli yakoze icyo ashoboye, ariko nawe nukora icyiza nawe uzemegwa. Abantu bafite ibintu bigoye. Nigeze numva amakuru y'umugabo umwe w'umuzungu n'umunyafrika w'umwirabura. Uwo munyafrika yagiyeyo, ariko umuzungu yari afite amakuru nk'uko abanyafrika ngo batazabumva ngo babwiwe. Arangije ngo afata inkoko arayifura, afata amashara ayashyira mu isahani arayipfundikira. Yatsa vandarateri ikomeza guhuha mu nzu muri saro. Arangije agiye gusohoka, ariko ngo ariko mutestinga ashaka kugira ngo arebe ko ibyo bavuze ari byo, ko abirabura bagira batazabumva. Arabati ngibi biryo, aya masahani arimo ibiryo, nuza gusonza ukore kuri ano masahani nguhaye, ariko iyi sahani yindi iri ku ruhande tuyikoreho. Asa nukoza cyane mu ngo bya Edeni. Imana yatanze byinshi zo gukora, kandi yemerera umuntu gusoroma ku mbuto zari zikenewe, ariko Imana iza kugira bimwe ibuza umuntu. Kandi iyo usoma Bibiliya, mureke mbibabwire, ntabwo Imana cya giti Adamu na Eva bakozeho basoromye ngo cyari igiti kimenyesha ikibi n'icyiza.
muzamutekereza ko Imana yanga ko tumenya ikibi n'ikiza. Ico abana funze na bamwarimu bo bitekereza cyane. Ni kuko Imana yavuze ngo ikimenyesha ikibi n'ikiza ntimugikoreho. Ariko ubu nyine muri ino sezerano icyo Imana idusaba ni ukumenya ikibi n'ikiza. Ariko icyo gihe yaravuze ngo ikimenyesha ikibi n'ikiza ntimugikoreho. Yari ishatse kureba ko umuntu yaremye afite imyumvire ishobora kumva icyo yategetswe. Tuvuga ko intambwe ya kane ari ukwizera, kuko Bibiliya ivuga ngo ntibishoboka kutizera yanezeza Imana. Twababwiye ko kwizera kugira ibintu bitatu bikomeye cyane kurusha ibintu byose bibaho n'ibitekerezwa. Icyambere twavuze ko kwizera kuza kubeshaho. Bibiliya ivuga ngo n'imifatiro zishenywe ngo umukiranutsi yabeshwaho niki. Mu bitabo bisobanura neza bitari bino byacu bino, bitari zino Bibiliya z'ikinyarwanda, iri jambo rivuga ngo n'imifatiro zisenywe. Tureke nabijya benshi bazakunda kuvuga mu kiriyo niba bapfushije umuntu ukomeye ngo ni nkaho wari urufatiro ngo rw'umuryango, ngo Bibiliya ngo iravuga ngo n'imifatiro zisenywe kumukiranutsi yokora iki. Bakavuga ibintu bidahuye n'ibyo ijambo rivuga. Icyo ijambo rivuga ifatiro ni umuco, ni umuco w'abantu. Iyo abantu bataye umuco wabo baba bashize. Ariko umukiranutsi w'Imana ngo azabeshwaho no kwizera. Icya kabiri kwizera kuza gusuzugura ibintu biriho. Ibiriho kwizera kukavuga ko ntabihari, kandi kukemeza abantu ko ntabihari, kugeza wemeye ko ibyo ureba bitariho kandi abantu babikubaza ukamuvuga ngo ntabyo. Ako gasuzuguro kari gafite Yoshua na Kalebu. Gusa babonye byose iriya hakurya mu gihugu bari bagiye gutata, ngo babagabo 10 bamaze kuvuga amakuru y'incamugongo, ngo abagore n'abana n'abagabo ngo batangira kurira, ngo Mose acika intege, ngo abura ukundi kuntu yobigira. Ngo Yoshua na Kalebu barahagarara baravanga ibyo twabonye ntabyo, bamabisuzugura babigira ubusa, baravuga ngo nimba Imana itwishimira ngo abakiraga igihugu tuzabarya nk'imitsima. Ngo Mose n'iteraniro ngo basubizwamo imbaraga bahimbaza Imana, ngo arahanura aravuga ngo kiraga igihugu nimwe muzakiragwa n'urubyaro rwanyu, ngo kubera ko mufite ngo amajambo asuzugura ibihari ngo nk'ibidahari. Icya gatatu kwizera kuza guhamiriza abantu ko ibitariho ngo ari by'ukuri, kandi uko kwizera niko kuduhamiriza neza ko tuzaja mu ijuru. Haleluya. Ngakora ku kidari. Tuzaririmba iyi ndirimbo, oyu mwana w'intama wanesheje. Tuzaririmba iyi ndirimbo, oyu mwana wanesheje. Tuzazamura ibendera, oyu mwana w'intama wanesheje. Tuzazamura ibendera, oyu mwana w'intama wanesheje. Mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mw'isi, banesheje isi na Satani ndetse n'umubiri. Haleluya, haleluya, ayibazwe Yesu. Intambwe ya gatanu iganisha abantu mu buzutse n'ugusenga. Bibiliya ivuga ngo musenge ubudasiba. Nababwiye ko kudasenga nubwo ushobora kwibungenga ukavuga ko udasenga ariko ntacaha wokora. Twavuze ko kudasenga ari icyaha. Nushaka n'ibindi zose uzabyibungengeho nimba utazusenga. Kera ni icyaha wakoze.
uzuja gusaba imbabazi uvuge ngo Imana ikubabarire kubera kutazusenga. Kudasenga ni icyaha. Twavuze ko gusenga kuza kwinjiza abantu mu mbaraga z'umuriro w'ububyutse. Ijambo rya gatandatu twavuze ko ari ukugabura ijambo ry'Imana. Muzakozwe n'intumwa Bibiliya ivuga ngo bahoraga bashishikariye ngo izi ntumwa zigishaga ngo bakamanyagura imitsima ngo bagakomeza ngo no kwibuka gupfa no kuzuka k'umwami Yesu. Ngo Filipo ngo agira umwete cyane ngo kuganiriza yanko n'ibyanditswe ngo yakomeje kubigabura. Yankone ngo iza kwakira ubutumwa bwiza. Filipo arayibatiza. Iyo hari ukugabura ibyanditswe bisera, ariko Pawulo yabibwiye ab'Ikorinto aravanga icakora ngo iby'Imana tubigabura mu buryo butandukanye. Ngo yagiye itanga ngo uburyo butandukanye bwo kugabura. Abatazi uko ijambo ry'Imana rigabugwa cyangwa se iby'Imana baza barwanira mu nsengero nk'izi no mu bindi bikorwa by'Imana, bakabirwaniramo kandi umurimo ari munini, ariko babitewe n'impamvu imwe gusa yo kutamenya uko bagomba kubigabura. Nta muntu uzubigana n'undi mu gukorera Imana. Abantu bose bari mu myanya ikwiriye, ndetse ikibazo gihari ikibazo gihari abakozi ni bake. Hitureke bino by'abapagani bicara bavuga ngo mu isengero zabaye nyinshi ngo n'abapasiteri babaye benshi. Abapasiteri ndi baraba benshi n'amakanisa ndaraba menshi. Akazi ni kanini ni kenshi. Abantu gusa bagomba kumenya uburyo bagomba kugabura. Mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, tuzazamura ibendera ry'Umwana w'Imana wanesheje. Tuzazamura ibendera ry'Umwana w'Imana wanesheje. Hallelujah! Ahimazwe Yesu. Hallelujah! Ahimazwe Yesu. Tugomba kumenya uburyo tugomba kugabura iby'Imana. Pawulo, ariko Pawulo yari umukozi w'Imana kweli. Ngo ahantu mwene data wa Pawulo yagiye na Baranaba n'abandi, ngo ntiyakaza yumva afite inyota cyane yo kujayo, kubemera ko ngo baza kugabura iby'Imana neza. Ngo yakaza aje ahandi hari akazi, ariko abandi bari mu kuja ahandi hari akazi kandi hafite abaye bahakora, ariko bashaka gusobaganya. Indi ngingo ikomeye cyane cyangwa se intambwe tugomba gutera kugira ngo tugane mu bubyutse ni ukwinjira mu mashimwe. Abantu badashima ntibaza mu bubyutse. Umuntu udashima ahora ari umunyantegenke. Abantu bahora basaba ariko badatera intambwe yo gushima ni abanyantegenke, ntibasaba ba mu mbaraga. Muzikiza kiba baza bareremerwa, bagira imisigo ikomeye cyane n'imitwaro ikomeye ituma batabohoka. Ndi wohora usaba gusa. Arababwiye Bitesalonike, arababwira ngo mu bibaho byose ngo muzamuhora mushima ngo gukora iby'Imana ngo ibashakaho muri Kristo Yesu. Ubundi abantu bagira amashimwe ni abantu bagira ubwenge bw'Imana. Narababwiye ejo nimugoroba, ndababwira Dawudi yavuze ijambo rikomeye cyane. Yaravuze ngo ndashima Imana ngo yampaye ubwenge buruta ubw'abanzi banje. Imana yari yarahaye Dawudi ubwenge buruta ubw'abanzi be ngo bitewe n'impamvu imwe gusa, ngo yo kumenya gushima Imana. Hari abantu baza bashima nubwo atari twe baba bashima, ukama umva bariko barashima nabi. Sinababwiye kandi ejo tiwohaguruka mu itaniro ry'abakozi b'Imana bangana gutya ngo numara uhaguruka uvuge ngo iby'Imana yankoreye ngo sinobasha kubibabwira ngo none icyo mbasabye ngo mukomere Imana amashi. Bazakwihorera, bazabakureka. Se kujya bavuze gute nakavuga abaturindagije n'uguta igihe n'umwanya.
ubundi ni mwumve rino jambo gushima Imana. Dawudi yashimaga Imana, yaruwa akazayibwira amarangamutima ye ngo kubera ko Imana ngo itazihishwa abantu ibizi biri mu mitima. Nimba ufite habe n'umwanzi wawe, abantu ukabagira abanzi kandi bagira abanzi b'abantu, ariko Satani yakoresheje uwo muntu. Nimba umufite kumubwira Imana mu izina tibiteye isoni, kuko Imana irabizi ko n'umuntu wayimutekereza. Ariko nuja ku musozi gusenga wenyine mu butayu, uza umuvuga mu izina wamurega ku Mana ngo izinezezwa nuko tubivuga kuko itazihishwa mu mutima. Ariko mu iteraniro ry'abantu tukavuga uwo muntu, uzaba ugaragaje ubwenge buke. Mu iteraniro rya mbere ryo kuramya no guhimbaza Imana ku bwa Dawudi hari hemewe kuririmba indirimbo zibiri gusa. Haleluya. Apana zino z'amatiku baza bahimba bakaza kuririmbira hano. Mu iteraniro ry'abera nkiri hari hemewe indirimbo zibiri gusa. Ariko zirasindi zose wahimbye indirimbo wakoroganye n'umuntu taco bitwaye, kuko bahimzi baza bahimba ibintu byinshi. Uziririmbira ku musozi cyangwa mu wawe uri kumwe n'umugore n'abana. Ariko hano mu kanisa iyo ndirimbo ntukayiririmba. Muzi indirimbo zikenewe hano ni indirimbo y'ubwenge n'indirimbo nsha. Izindi zose zirashaje sizo mu kanisa. Begi huriro yabera bose bavuye mwisi banesheje Yesu w'i Nazareti isi na Satani ndetse n'umubi uzaza muri Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Ayibazwe Yesu. Tugomba kugira ubwenge bwo kumenya gushima Imana. Iyo abantu bafite ubwenge bwo gushima Imana basaba bimbarutso yo kuzana ubusutse mu itorero, uzufatanya n'abakumva gushira hejuru izina ry'Imana. Nubwo ubusutse ni umusemburo, ni imbarutso ituma umuntu konje ashuha, ituma umunyantegenke agira imbaraga. Yesu yigisha abigishwa gusenga, arababwira ngo nimusenga ngo ntimugase n'ababandi. N'abafarisayo yaravuze, aravuga ngo mwebwe ngo muza muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, ngo izina ryawe ryubahwe, ngo ubwami bwawe buze. Ubwami bw'Imana iyo bwashe icambere buza bukora buzabubohora baboshwe. Tureke n'ubw'Imana habe n'ubu bw'abantu. Nta makuru muza mukurikirana ku isi aho intambara ibaye abantu bakafata, icambere kiza kiba ndakindi kiraba ni ukubohora imbohe gusa. Ariko nacyo ni sawa. Icyo ga si inama no gusubira mu madosi. Ahantu ubwami bw'Imana bwaje icambere buza bubohora baboshwe. Murizi we ngaho mbwira mbese bugiye guca, takimenyetso urabona umwami yegereje. Murizi muri wa murwa w'igikundiro cishi, niho umwami w'Isiyoni adutegereje. Murizi muri wa murwa w'igikundiro cishi, niho umwami w'Isiyoni adutegereje. Tumuzamura amaboko Yesu. Haleluya. Ayibazwe Yesu. Gushima ni ikintu cy'ingenzi mu itorero, ni ikintu cy'ingenzi mu banyabusutse, kuko abantu benshi bahora imbere y'Imana basaba ariko badashima Imana. Abagira ubwenge bwo guhabwa iby'Imana n'abagira ubwenge bwo gushima. Kutazirikana gushima habe no mu buzima busanzwe abantu babayemo.
umuntu arashobora kugukorera ibintu 9 byiza ariko yakora kibi kimwe ukamubikuba n'izero b'igicenda zose byiza. Muzi aho biza biva ni ukutagira umutima uzirikana ibyiza byakoze. Nababwiye ko Yesu yabwiye abigishwa aravuga ngo ni munyizera ngo muzakora ibirenze cyane ibyo nakoze. Biza kuntangaza cyane abantu babyutse bari mu buzutse tibaza barinda gutangaza ngo dufite ihuduma cyangwa ngo tuzoje ku musozi. Biza kugegwaho ariko warasenze imisozi yose warayisengeyeho uzu usenga uburyo bwose bwo gusenga. Umuntu ugihamagagwa niko biza bimera ngo umuntu wese muri magumu ko yarari agihamagara mukomeze musenge mu izina rya Yesu. Ijambo rya kabiri umuntu ugihamagagwa agira ubuntu bwinshi ntazagira ubushishi ntazaba umugugu azatanga ibintu byose yari bakazatanga n'ibyo abandi kandi batabimuhaye. Yarababwiye ngo bazabagira ubuntu bwo gufasha bene data mu matorero ngo yarazahaye yarakenye ngo umunsi umwe akoresha fundraising iteye ubwoba avikantaraga mugani w'abasaza ngo yamaje Korinto gusagiye gukoresha fundraising umuapotero ukomeye nka Pawulo wagiye gukoresha gusohoto waje ariko ngo banza kohereza Timoteyo aravuga ngo Timoteyo bateguze nzaza gukoresha fundraising ikomeye ku cyumweru ariko ino minsi yindi kino cyumweru cyose hagati ngo abantu bose ayo makuru ngo bagereho ngo nimpagara ku cyumweru ngo muzatange kuzanyu bitagoranye ngo kugira ngo tubishire ababikeneye ngo nimwemera ngo abo muzotora nanze muzashiremo nimuzo wamunyizeye. Tumuzamure cyo Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Haleluya. Icyagatatu umuntu ugihamagarwa azayitegura kugaruka kwa Yesu. Umunsi nakijwe nza mwibuka sinari nzi ko twotarama ngo tugeze amezi 3 Yesu ataraza gutwara ikanisa. Nimwitegure mumesishura amaraso y'umwana w'intama. Nimwitegure mumesishura mu maraso y'umwana w'intama. Nimwitegure mumesishura mu maraso y'umwana. Zamuka. Refera subira ugaruke gato hano. Subira ugaruke gato. Usubira ucurange bijya byigitaramo. Abahanga mu kubyina indirimbo zo kuramya no guhimbaza mu gisirimba. Ngwino tuzina. Baravuze ngo igisirimba cya kabiri ngo nicyo kigira imbaraga. Ibisirimba bigomba kuba bibiri. Gusa mwokoresha umwanya babahaye bavuze ngo iminota 5 muzace mwariko iminota 5 ishiremo byinya bibiri. Twagiye.
zamura amaboko Yesu w'i Nazareti. Amen. Azamura ibendera. Oh, y'umwana w'intama wanesheje. Igihuriro. Oh, y'umwana. Amakuru y'umuzuko aba mu kanwa kawe. Hari ijambo yabwiye Abatesalonike Pawulo. Abatesalonike nabo yababwiye ibintu bikomeye cyane. Hari umunsi yigeze kuja mu ivuga butumwa bisanzwe kuko yabikoraga. Ageze ngo baramukubita cyane. Ngo bari bamwishe. Bari bamukuye mu mwuka. Pawulo ariko ngo barasana basize yapfuye yavuye mu mwuka, ngo niko bari ko bibwira. Ngo abera baho baramufata, nico ge bamushize mu gitebo bamunyuruza mu madirisha y'inkike. Ariko ngo arahungage aje Beroya. Ngo ageze Beroya aravuga ngo abaho ngo nibese kuruta Abatesalonike. Ngo basa bashaka mu byanditswe kugira ngo bamenye ko ibyo babwirizwa ari by'ukuri. Aza kubabwira ijambo rikomeye cyane. Arababwira ngo mureke mbamenera ibanga. Nubwo ibintu biza bisa nibihishe kandi ibintu zose mwage mubifata bimwe mukazavuga ngo ni ibanga ngo ndi mwobivuga. Yamuvuga ngo reka bamenera ibanga ngo ndi tuzasinzira twese. Amen. Mu makuru y'ubutumwa bwiza icyo naco mukimenye. Ntabwo mwese muzapfa. Nubwo abantu benshi bagire so nyigisho ngo nta muntu utazofunga abantu bose bazopfa. Nukubesha. Yesu azaza asange bamwe bakiriho. Ayo makuru murayemera. Iki kizazi kirashobora gupfa hakaza n'ikindi ariko umwami Yesu azaza asange bamwe bari. Niryo banga Pawulo yamenye. Naje ndabyemera. Ahimbazo Yesu. Reka tuganishe ku musozo. Ikindi gitera imbaraga z'ubusutse n'umuriro nukuririmba Zaburi. N'indirimbo. Indirimbo n'umuriro uzuzamura abantu mu ntera mu busutse bw'ibitangaza. Ibitangaza n'ibimenyetso byose biza bikoreshwa mu bantu bafite Zaburi mu mutima. Apana uturirimbo tw'integenke. Tujya nababwiye mwatonganye n'abantu mukazamuzana uturirimbo tw'amatiko. Indirimbo zisingiza Imana ngo zazituma ngo Imana ikingura inzugi zikinze ngo n'imbaraga zo mu rwego rw'ikirenga. Pawulo abwira abikori abi Efeso arababwira ngo ntimugasende inzoga ngo ziba ngubukubaganye. Muzazireke zazituma abantu bavuga ibintu bitari ku murongo bidapanze. Arababwira ngo buzure umwuka, ngo ari umwuka basinda, ngo buzure umwuka, ngo nibarangiza ngo baririmbe Zaburi. Andi makuru musanga mwe mu mitima yanyu cyane ndatangariza abantu batarabaririmbyi batazabaza kuririmba hano. Nta muntu wakijijwe wuzuye umwuka wera utagira indirimbo mu mutima. Kandi ikizakwemeza ko uri umuhanga mu kuririmba uzaririmba uri wenyine tuzosobaganya. ihuriro abera bose babuze. Haleluya. Ikindi gikurikira abanye mu busutse n'abantu basa bemera kuyobogwa batari intagondwa batari ibsigenge. Pawulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo mu minsi y'imperuka ngo abenshi muri mwe ngo bazaba ari ibsigenge bazabazana imitwe iremereye batayoboka. Muza mutekereza ko twabaho tudafite abatuyobora.
byanga byakunda tugomba kubaha abatuyobora kugira ngo twinjire mu mbaraga z'ubuzutse. Kandi izo mbaraga bari bafite ngo nizo zatumaga ngo bemera ngo no mu gihe habayeho imizozano impaka mu ntumwa ngo bakaza bemera kwita inama ku iparuwase nkuru i Yerusalemu kwa Refera Yakobo. Bamwe bakavuga ibyo babonye, abandi bakavuga ibyo babonye ibyo batumvikanyeho, ngo bakaje inama ngo kubera kugira discipline yo kubaha ubuyobozi, ngo bakuru muri bo baterura amagambo bayavuga, abandi bagakoma amashi bakavuga ngo turemeye izi gahunda. Nimba ushaka kuba mu mbaraga z'ubuzutse uce bugufi, kubera ko Pawulo yari umuhanga mu bwenge, yaravuze ngo umuntu wese muri mwe ngo ashire mugenzi we imbere. Urabona umuntu washize imbere, umuntu washize imbere taza gusuzugura, azaje imbere ariko hayakubaha, abazi ko ari we wamushizeyo. Noneho twe ikibazo tugira tugatekereza ko kuba inyuma ari agasuzuguro, ngo intumwa zikazi bitekereza mu mitima ngo Yesu abona ko bose ngo bashaka kuba mukuru, ngo bakeneye intebe y'izubahiro, ngo nicyo gihe yabategetse avuga ngo bazane amazi aboza ibirenge, ngo batangazwa n'ukuntu mwarimu mukuru Yesu ngo aciye bugufi ngo akaboza ibirenge. Petero yabanje kwanga, ariko Yesu aravuga ngo nintakoza ikirenge ntaho tuzaba duhuriye. Petero ngo yumva ko ngo nimba kozwa ibirenge ariho bahuriye na Yesu, yamavuga ngo Yesu amwuhagire hose. Yesu aranga nawe yanga gukora ku kazi kose. Ntakindi tuza no kubivuga mu butumwa, ariko tubibwirijwe n'Umwuka Wera n'intumwa z'inyigisho za Yesu Kristo. Mwibuka igihe cya Mose ngo yashatse gukora ibintu byose wenyine, sebe ko aramubwira tuzavunika. Aha dufite abagabo bafite ubwenge, bifata ibintu bigabane mu bigabanye ibintu bikunde, kandi ngo abikoze ngo aroroherwa kandi ibintu bigenda neza. Ngo undi munsi ngo abantu buzura umwuka mu gitaramo nk'uku, ngo hari habaye ubuzutse bene bujya bwo gukoraho, ngo ubuzutse buteye ubwoba. Noneho Yoshua yari afite esprit z'igisirikare, yari afite imiterere ikomeye cyane. Yamavuga ngo abasivile bazanye akavuyo mu gitaramo, waje kubwira Mose ngo agabanye urusaku ruri mu gitaramo, ngo abantu bagumye ku bariko baravuga ibintu byinshi. Mose aravuga ati yewe reka nkubwira ibintu mbibigirijwe n'umwuka, yaba twari tugize bahati ngo abanyisiraheli bose buzura umwuka, ngo niho dushobora koroherwa. Pawulo abwira Abaroma bari basa n'abafite bene iyi miterere ihari, arababwira ngo nuko mwemerane nk'uko Kristo yabemeye, ngo niho muzakora ibintu neza, kandi ngo kugira ngo n'izina ry'Imana rikomeze rihimbazwe muri mwe, ngo nuko umuntu wese muri mwe yemera mugenzi we. Imana yeze umugisha muri Kristo Yesu. Turabifuriza kuba mu buzutse, turabifuriza kuba mu mbaraga, turabifuriza kuganduka, turabifuriza kuyoboka, turabifuriza guca bugufi n'ubwenge buva ku Mwami Imana. Mwakira ijambo ry'Imana.